radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 17540. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa 2 za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara bagezeho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi gihanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abahanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara. Perezida Gakwaya, muraho murakomeye? Murakomeye. Twishimiye kuganira namwe uko twumvishe ko muri urubyiruko rw'ishyaka RDI Rwanda rwiza mukaba mwakoze ikintu twakita nk'ingando cyangwa se twakita umuhuro, mukaba mumazemo igihe, tukaba twifuje kuganira namwe kugira ngo mugire icyo mubwira abanyarwanda. Nkaba rero muri make nagira ngo mbere uko dutangira wakibwira abumva radiyo Impara. Murakoze cyane kumpa ijambo, uko nabivuze uko banyita Blaise Gakwaya, nkaba naje mpagarariye RDI Rwanda rwiza ya England yo muri Amerika. Twaho kuko twaje mu ngando tumaze mu minsi 3 yahuje amakarabu yose ya RDI Rwanda rwiza yo muri Canada no muri Amerika. Tukaba twari dufite gahunda twajemo yo kugira ngo duhure tuganire ku bibazo byacu u Rwanda igihugu cyacu rurimo muri kino gihe. Akaba ari mpamvu cyane urebye twahuye turaganira ku bibazo byose u Rwanda biri muri iki gihe kuba ufite dore ko twabikemura. None muri iyo ngando yanyu muri abasore gusa cyangwa harimo n'abakobwa, bimeze gute ubwo? Harimo n'abakobwa, n'abasore n'abakobwa bagiye baturuka mu mpande zitandukanye. Mwese mukaba muri abo mu ishyaka RDI Rwanda rwiza riyobora u Rwanda bwana Faustin Twagiramungu twita Rukokoma? Twese abenshi turi muri RDI Rwanda rwiza, urubyiruko rwa RDI Rwanda rwiza, ariko hari n'inshuti zindi zitandukanye twagiye duhura zajemo zitandukanye zitari no muri RDI nazo zashoboye kwitabira, bikaba biri mu bintu byadushimishije cyane. None ni byiza rwose ko mwashoboye kwishyira hamwe mukaganira nk'urubyiruko rwanyu cyangwa se urubyiruko ruri hanze rw'abanyarwanda ndetse mukaganira ku bibazo bya politiki. Ariko nagira ngo tugirane ikiganiro, nkaba nagira ngo nisobanureho gatoya. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagize amakuba akomeye yuko mu mwaka wa 1990 cyatewe n'inkotanyi zivuye mu gihugu cya Uganda. Izo nkotanyi zikaba zari zishyigikiwe n'ibihugu by'amahanga. Mbere yuko izo nkotanyi zitera mu Rwanda, amoko y'abatuye u Rwanda yarabanye neza, cyane cyane urubyiruko rwo mu myaka y'1990 rwari rwaribagiwe ibyerekeranye n'amoko. Mu mwaka w'1991 mu Rwanda haje amashyaka menshi nubwo igihugu cyari mu ntambara y'inkotanyi. Buri shyaka ryari rifite umutwe w'urubyiruko urishamikiyeho. Kubera ibibazo byatewe n'inkotanyi zicaga abaturage bo mu bwoko bw'abahutu, bishingiye no ku kibazo cy'amateka, byatumye havuka ibibazo by'ubushyamirane bw'abahutu n'abatutsi, ndetse ubwo bushyamirane bugera no mu rubyiruko rw'amashyaka menshi. Inkotanyi zicengera ubwo rubyiruko maze zibona uburyo zirushuka ruzishora mu bikorwa by'ubwicanyi. Nyuma y'umwaka w'1994 inkotanyi zafashe ubutegetsi mu buryo bw'intambara, zikomeza gukurikirana impunzi z'abahutu muri Kongo ndetse no mu bindi bihugu, zibuza amashyaka gukora mu buryo bwisanzuye imbere mu gihugu. Muri iki gihe urubyiruko rw'u Rwanda rukaba rushorwa mu byo bise ingando, kuko FPR niyo yafashe ubutegetsi rwose rwahawe izina ry'intore, rwigishwa imbunda. Abana bacuruza ibinyamakuru n'amakarita ya telefone nibo banekera FPR. Abantu bakaba bagenda bakurikiranwa n'abo bana, babaza utubazo kugira ngo babwire FPR turiya arabakunda uriya ntabakunda. Abanyeshuri barangije muri za universite b'abahutu bajyanwa mu ngando ku kirwa kiri mu mazi cyitwa Iwawa kujya kwigishwa imyuga y'ubudozi, kuko nta kandi kazi baba bagomba kubona. Abandi benshi bagashorwa mu ntambara muri Kongo no muri za Sudani y'Epfo, kuko hari urubyiruko rwa rwararangije bafatiwe mu nzira b'abahutu
bakoherezwa muri izo ntambara mu gihe urubyiruko rw'abatutsi rwo ruhabwa akazi kuko ruba rwararihiwe na FARG. Abana b'abakobwa baragurishwa bagashorwa mu busambanyi mu bihugu bya Uganda n'u Burundi bitewe n'uko nta mafaranga baba bafite yo kuriha ishuri, kandi ababyeyi babo baba baragurisha amasambu yabo mu gihe bigaga amashuri abanza n'ayisumbuye, cyangwa se abo babyeyi babo barishwe mu ntambara FPR yashoye muri Kongo bakicirwa mu mpunzi zo muri Kongo, bo ntibafatwe nk'imfubyi bakabaterana gutyo. Mu gihe abana b'abakobwa b'abatutsi bo baba barihirwa na FARG, noneho abo bana barangiza bikaba ngombwa ko leta igomba kubashakira akazi kuko baba ari abana bacitse ku icumu. Icyo kintu rero cy'abana b'abahutu n'abatutsi badafatwa kimwe bose bafite ibibazo bimwe, akaba ari ikibazo gikomeje gutsindagira ibibazo by'amoko mu Rwanda. Nkaba rero mwe nk'urubyiruko nagira ngo turebe ku tubazo tumwe na tumwe. Ni iki urubyiruko, wenda ni iki urubyiruko mwebwe ruri imbere mu gihugu rugomba gukora kugira ngo rwigobotore ubutegetsi bw'igitugu nk'ubwo ngubwo? Ijambo ni ryawe. Murakoze. Ikintu navuga cya mbere urubyiruko ruri imbere mu gihugu rugomba gukora ni ikintu cyo kwivanamo ubwoba, rugashyiramo imbaraga kabisa ikintu cy'ubwoba, kuko ubona ikintu cy'ubwoba cyane hariya ari cyo kintu leta ikomeza gukoresha cyane ku buryo abantu bayitinya. Ugomba kuvuga ibintu bijyanye n'ibyo bashaka, ugasanga uri kuvuga ibintu utanemera kubera icyo kintu cy'ubwoba. Icyo kintu cy'ubwoba umunsi urubyiruko rwatangiye kucyikuramo, ibintu byose bizaba biri kujya mu buryo. Ikindi twabagiraho inama ni ukujya bakorera hamwe, bakishyira hamwe, haba mu masosiyasiyo cyangwa mu maorganizasiyo, bagatangira nyine kuvuga ibibazo byabo. Naguha nk'urugero, nk'ejo bundi nabonye nko kuri ahantu leta y'u Rwanda yapfutse bavuga ko ubushomeri mu Rwanda buri kuri 3%, ariko urebye reaction abantu bagize benshi cyane kandi bo mu Rwanda urubyiruko ubona abo kabisa batabyishimiye ukuntu bari kubeshya imibare kandi uko ubushomeri bugaragara. Bigaragara ko abantu kamwe mu rubyiruko nabwo rutangiye kugenda rubona ibibazo, tukaba rero rwakomeza gushyiramo imbaraga cyane ko ibyo bibazo aribo ingaruka zabyo aribo zegereye cyane, nibo zigeraho. Nk'ibyo wavuze mu kanya, kwiga ukarangiza ukayishyira minerivare ariko warangiza ntubone akazi. Ugomba kumenya ko iki kibazo nta wundi kiri ari wowe cyane, ni wowe wa mbere wagombye guhaguruka ukabyanga. Ababyeyi bagurisha imirima, ababyeyi baritanze kugira ngo umwana yige yarangiza akabura akazi. Rero bagomba kubaza leta, ni gute tujya mu mashuri tukiga tukabura akazi? Ni gute mudakiriyetinga utuzi? Ni gute mudashaka utuzi? mudaha abantu utuzi kandi badutanga mu buryo buzwi bungana ku bantu bose, yaba abahutu yaba abatutsi. So ndumva rero cyane cyane aho kantu k'ubwoba twabagira inama bagerageza kugenda bashira cyane. Murakoze. Duhereye kuri icyo kibazo, mwebwe ni iki urubyiruko ruri hanze nkamwe rushobora gufasha urubyiruko ruri imbere mu gihugu kugira ngo rwikure muri izo ngorane rufite? Ibintu nyine nk'uko nabivuze cyane, nko gukorera hamwe, nk'uko natwe nyine twiyemeje ko tugiye gutangira kujya dukorana nabo, tugahanahana amakuru, tukandikirana, dukoresheje social media, cyane cyane ko tuba tuba mu bihugu bya kure, tukagirana inama, aho bitagenda neza tukabafasha, mbega tukajya tugirana inama buri munsi ku buryo bwa buri munsi, nabo bakaduha amakuru, tukaba bakaduha amakuru y'ukuntu bimeze, mbega tukagira komunikasiyo cya komunikasiyo ariko ihoraho, atari ejo ngo ejo berekeraho, noneho tukajya tuvugana nabo. Ikindi ni ukujya tubagira inama ko batajya gusa bareba ibintu byo mu Rwanda, basoma ibintu babashyiramo, bakajya bagerageza kumva n'ibindi byo hanze bagasoma, cyane cyane ko ari abantu bize, baba barimo urubyiruko bari mu bantu babize bazi gusoma, bakajya basoma n'ibindi bintu kugira bamenye ibiri kubera mu gihugu cyabo. Noneho twese hamwe gutyo tukaba tugashyiramo imbaraga, tukaba twashobora kugerageza guhindura ibintu. Noneho mwebwe muri mu ishyaka rya politike, ariko hari n'urundi rubyiruko ruri mu yandi mashyaka, nibyo mwebwe amashyaka ya politike, urubyiruko mwifuza ko yakora iki kugira ngo rushobore gutanga umuganda wo kubaka demokarasi mu Rwanda? Amashyaka mubona mwifuza ko yakora ate, yabigenza ate kugira ngo demokarasi isakare mu Rwanda? Amashyaka ikintu yakora tubona mbere na mbere byo kugira ngo ngire icyo mvuga no ku mashyaka, natangira nyashimira Kameme, nyashimira aho ageze, n'ubwo wenda umusaruro utaraba wose, ariko urebye ibyo amashyaka Kameme bamaze kugeraho ni ibintu bishimishije cyane. Natwe urubyiruko tubona ko Kameme biri gukora cyane cyane, aba urugero nka coalition
ya CPC imaze igishyira amashyaka hamwe bakorera hamwe cyane ikintu kidushimisha nk'urubyiruko. So ikintu twabwira amashyaka yandi kugira ngo habeho kugira ikintu cya confusion cyo ku rubyiruko no kureka gukorera mu kajagari, kumva ko umuntu wabo yihagije yakora ibintu kandi turi kurwanyiriza umugozi umwe, ibintu byo gukora mu kajagari bikava abantu bagashyira hamwe, ibitekerezo bikajya hamwe bakumvikana, bityo rero abantu bakabona ko ari ikintu gihagaze gihari gifite imbaraga, abantu bakorera hamwe, bituma habaho confusion natwe urubyiruko tukaba twakomeza gukurikira ko hatarimo ibintu by'akajagari cyane. Tukaba rero nashimira cyane cyane uburyo koalisiyo yabaye y'amashyaka iyobowe na perezida wacu wa FDL Rwanda Rwiza Twagiramungu Faustin, igitekerezo yazanye cyo gushyira abantu hamwe bakaba bakorera hamwe, igitekerezo cyadushimishije cyane. Niyo mpamvu natwe tugeraho twibona tukanabukamemo bafite umugambi umwe, natwe tukaba turi inyuma, tukaba twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga cyane cyane ko amashyaka yo deja yaduhaye base. Urumva twebwe urubyiruko amashyaka afite aho yagejeje, natwe urubyiruko tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tugerageze kubafata no kubafasha muri byose uburyo bari gukora. Icyo ni ikintu cyiza. None ariko duhereye kuri uru rubyiruko rw'i Burayi no muri Amerika, mwebwe nyine munajijutse muri n'ahantu hari demokarasi, ahantu mushobora no kuvuga, mushobora no kureba icyo mwakora. Ni iki urubyiruko ruri mu bihugu by'i Burayi rusaba urubyiruko rw'abanyarwanda ruri mu nkambi zinyuranye muri Afurika ndetse no mu mashyamba ya Kongo? Muzi ko hari urubyiruko rwinshi cyane kugira ngo bahuze umugambi w'ubufatanye. Ni iki musaba rwa rubyiruko ruri hirya no hino muri Afurika, mu mashyamba ya Kongo, muri za Kongo ndetse no muri za Mozambique, muri za Zambia, muri za Uganda n'ahandi hirya no hino? Ni iki musaba urwo rubyiruko cyakora kugira ngo muhuze ubufatanye mwese? Icyo twakora urubyiruko rundi ruba mu bihugu bitandukanye ni uko rwagerageza rukava mu bindi. Urabona urubyiruko mu myaka yacu tuba turimo, urubyiruko usanga ruri mu bintu byinshi cyane bitanafite akamaro, cyane cyane kubera ibibazo twagiye tunyuramo no kuba turi ahantu hatandukanye. Ikintu cya mbere hagira urubyiruko murambuga twanavuzeho cyane no kugira disipurine, tukareka kujya mu bintu bitandukanye, ibiyobyabwenge ibiki, aho tugahura tukaganira ku bibazo bigize igihugu cyacu. Mbere wasaga mu myaka ishize ari abantu bakuru, abasaza bakuru bacu barimo babikora, tw'urubyiruko twigasiye, ugasanga turi guhurira mu tubari cyangwa turi guhurira ahantu habaye ubukwe cyangwa mu maparenti. Urumva ko ibyo ngibyo ngo bihinduka tukabivamo tukaza kugira ikirenge mu cyo batubanjirije aho bageze. Cyane cyane nk'uko nabivuze nataye mbivuga, abo bakoze harimo na distance nini cyane ibyo bamaze gukora. Twumva ko tugomba nko gukuba gatatu byibura imbaraga zacu kugira ngo tubafate. Ikindi nagira inama urubyiruko cyane cyane ruri mu bihugu bitandukanye, mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, ni ukuvuga tukikuramo ubwoba, tukavuga tukandika. Ngira ngo wenda nk'ejo bundi nk'icyo kibazo cy'impunzi warubuze muri Kongo, aho imibutsi biri muri White House ikavuga ngo izarasa ku mpunzi, ikanazigira ngo nta n'uburenganzira bafite kuvuga kuri politiki. Ni ibintu cyane byatobaje urubyiruko rwahedeye, biri no mu bintu cyane twizeho twavuzeho cyane. Ubu twiyemeje ko tugiye kugigaho kiriya kibazo, tukajya twandikira ibi bihugu, tukabandikira cyane cyane mu rubyiruko ruri hanze. Hari abafite za nasiyo bashobora kubikoresha bakandikira abategetsi babo, kiriya kibazo tukagisobanura kikumvikana. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu aza atazi amateka y'igihugu, atazi awuzemo, akavuga ngo azarasa ku mpunzi. None ubundi abantu baceceke, kandi mu bantu baceceke ugasanga harimo n'impunzi. Ntabwo ngo bazarasa impunzi, nawe uri impunzi ubura icyo uvuga, uceceke ubyihorere, ubona ari normal. Ibyo bintu rero turabyamaganye nk'urubyiruko kugira ngo turafyanze. Dushaka igihugu cyacu gifite demokarasi, abantu bose bafite uburenganzira. Iyo niyo ideology yacu, niyo ideology y'ishyaka. Demokarasi nicyo turwanira, umuntu akagira uburenganzira bwo kuvuga ntabwo. None se wagira gute umuntu inama uri mu gihugu uvuge uri hanze uri mu gihugu unemerewe kuvuga urashobora kuvuga? Ibyo ni ibintu bigomba guhinduka, tugashyira ubwoba tukavuga. Cyane cyane rero abantu bize ni gute wiga, ariko umuntu mutinyirwa no kuri Facebook ngo wandike na commentaire uvuge ko ibintu utabyemera atari byo, bikagutera ikimwaro. Ibyo ni ibintu bigomba kudutera isoni n'urubyiruko ko abandi bakora bonyine, twebwe natwe turafite izo mbaraga zo kujya kuri izo za social media no kuvuga. turacyanakomeye, aho ugasanga abantu bari kwigira ni ba n'ibindi. Ibyo bintu bigomba gushira tugashyira hamwe, tukavuga, tukandika, tugakorera hamwe
ku buryo ibintu byahinduka mu Rwanda. Icyo ni ikintu cyane twavuze cyane mu ngando, twakibanzeho cyane. Icyo nabwiza mu nzu nk'izo muri Kongo cyane bari kurasaho bahora bashyiraho ibibazo bya jenoside, natubwira ko turi kumwe nazo, turazitekereza buri munsi. N'ubu twara mu Rwanda yacu tumaze iminsi twarabitekereje, bakomeze bihangane, isi yose yabateye umugongo, bahora babashyiraho ibyaha batakoze. Ibyo ni ibintu abantu bose murakoze. None ni ukuvuga ko mwebwe urubyiruko rwa RD y'u Rwanda rwiza ku mugabane wa Amerika mwiyemeje kuba abavugizi b'urubyiruko b'impunzi mu bihugu muherereyemo, niko mwabyemeje? Ushobora gusubiramo ikibazo gatoya ntabwo ikibazo navuga nti noneho urubyiruko rwa RD y'u Rwanda rwiza ruri ku mugabane wa Amerika aho ngaho mu ngando mwiyemeje kuba abavugizi reporte parole b'urubyiruko rw'izindi mpunzi ziri muri Afurika rwapfukiranwe rutabona uko ruvuga ibibazo byabo. Ibyo niko bimeze, tugomba kuba abavugizi, nahemeze tugomba kubavugira kuko nitwe dufite aho tuvugira cyane kubarusha. Nta nubwo ari ngombwa ko RD Rwanda rwiza gusa, n'ubundi rubyiruko rwose turarukangurira, yaba urwo mu yandi mashyaka, yaba n'abandi bantu bikorera ku giti cyabo batari no mu mashyaka, n'inshuti zose zibona ibibazo byacu dufite zose turazitumiye. Tugomba gushyira hamwe abavugizi abantu barengana, bariya bararengana. Hari abana benshi batiga, hari abana bamaze imyaka 20 batiga badafite amavuriro, bapfa buri munsi, babarasaho buri munsi, babashyiraho ibyaha batakoze kubera inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ibyo ngibyo tugomba kubirwanya, tugomba kuzabavugira. Nibyo twavuga twiyemeje, tugomba komeza kubavugira. Wenda komeza ubwo buryo kujya kurasa ku mpunzi ukazica buri munsi uko ushatse, ukabyuka mu gitondo ukumva ugomba kujya kurasa ku mpunzi, ku bantu baguhunze. Ibyo bintu muri RD Rwanda rwiza n'urubyiruko turabyanze uyu munsi, n'ejo twarabyanze, tuzakomeza tunabyanze, tuzabyemera. Kandi ngira ngo perezida wacu yarabivuze cyane yarabishimangiye ubwo mwagirana ikiganiro, yajyanye ikiganiro ku mpara avuga yuko n'ibibazo ibyo ngibyo bazatabara, natwe uko tubibona nta kindi duhinduraho. Hanyuma rero nka RD nk'urubyiruko natangiye mbivuga hejuru, mvuga ukuntu urubyiruko rwagiye rukoreshwa n'amashyaka bacamo ibice, abahutu, abatutsi. None ubu no mu Rwanda hari ikibazo. Urubyiruko rwa RD rubona rute gahunda ya ndi umunyarwanda isaba urubyiruko rw'abahutu gusaba imbabazi z'ibyaha ababyeyi babo bakoze? Twebwe ibyo bya gahunda ndi umunyarwanda nta nubwo tubyemera, nta nubwo umuntu umuntu akwigisha gute kuri umunyarwanda, twebwe nta nubwo tunabyemera. Niba ndi umunyarwanda, ibyo byo twabirwanije bakina bivuga ku munsi wa mbere. Ntabwo ushobora kunyigisha ukuntu umunyarwanda ndetse kwigisha ubunyarwanda ko ubunyarwanda buvukana, ko twavuze turi abanyarwanda. Ninde wundi wabuguha? Leta y'u Rwanda isiruka ubunyarwanda uri abanyarwanda. Ni ibintu bitabaho udashobora no kwemera, ntabwo biri kitindaho cyane kuko ni ibintu udashobora kwemera no kuzemera. Ntabwo ushobora kubwira ngo umuntu asaba imbabazi, arazisaba nde? Ninde usaba imbabazi? Imbabazi ninde uzisaba? Zisaba nde? Icyo nicyo kibazo dufite. Umuntu ninde usaba imbabazi? Azisaba nde? Azisaba ryari? Azisaba byagenze gute? Ibyo byo gupfukamisha abantu ngo gusaba imbabazi, byo kwigira ukaza ugafatana ngo gusaba ibyo bintu twarabyanze, nta nubwo bizabaho, ntituzanabyemera. Twabwiye n'ubundi rubyiruko kubyanga n'ibintu nta nubwo biduhesha icyubahiro nk'u Rwanda, ahantu twese abantu basaba imbabazi nta n'ikintu bakoze.